Reka turebere hamwe amazina ane ajyanye y'abana b'abahungu. Izina rya mbere ni Ganza Liam Noah Lucas. Liam rikomoka muri Ireland, risobanura umurinzi ukomeye cyangwa ufite ubushake bwo kurinda abandi. Urifite agira ubutwari, akunda gufasha abandi kandi ahora yiringirwa. Noah rikomoka mu giheburayo, risobanura ikiruhuko, amahoro n'ihumure. Urifite agira umutima utuje, akunda amahoro kandi yubaha abandi. Lucas rikomoka mu kilatini, risobanura uzana urumuri. Urifite agira ubwenge, akunda kwiga kandi ahora atera abandi imbaraga. Izina rya kabiri ni Hirwa Owen Ethan Levi. Owen rikomoka muri Wales, risobanura umusore ukomeye kandi w'umunyacyubahiro. Urifite agira ubutwari, akunda ukuri kandi ahora yiringirwa. Izina Ethan rikomoka mu giheburayo, risobanura ukomeye kandi ushikamye. Urifite agira imbaraga, ntiyacika intege kandi ahora arangiza ibyo yatangiye. Izina Levi rikomoka mu giheburayo, risobanura uwifatanije cyangwa uhuje n'abandi. Urifite akunda umuryango we, agira urugwiro kandi yita ku bandi. Izina rya gatatu ni Mucyo Lucas Ezra Asher. Lucas rikomoka mu kilatini, risobanura uzana urumuri. Urifite agira ubwenge, akunda gufasha abandi kandi ahora yishimye. Ezra rikomoka mu giheburayo, risobanura umufasha cyangwa Imana ni ubufasha. Urifite agira umutima mwiza, akunda gufasha abandi kandi ariringirwa. Asher rikomoka mu giheburayo, risobanura uwishimye kandi ufite umugisha. Urifite ahora yishimye, akunda gusabana kandi akunda guteza abandi ibyishimo. Izina rya kane ni Nganji Milo Caleb Dylan. Milo rikomoka mu Budage, risobanura umunyembaraga cyangwa ugira impuhwe. Urifite agira umutima mwiza, akunda abantu kandi aritonda. Caleb rikomoka mu giheburayo, risobanura umwizerwa kandi wiyeguriye abandi. Urifite arizerwa, akunda inshuti kandi ahora yubahiriza ibyo yemeye. Dylan rikomoka muri Wales, risobanura umwana w'inyanja. Urifite akunda kwigenga, afite ibitekerezo byinshi kandi akunda udushya. Izina rya gatanu ni Ngabo Logan Nolan Ryan. Logan rikomoka muri Scotland, risobanura akantu gato cyangwa ahantu hato. Urifite agira ubutwari, akunda gukora cyane kandi ntiyigera acika intege. Nolan rikomoka muri Ireland, risobanura umunyacyubahiro cyangwa icyamamare. Urifite agira icyubahiro, akunda ukuri kandi ariringirwa. Ryan rikomoka muri Ireland, risobanura umwami muto cyangwa umuyobozi. Urifite agira ubushobozi bwo kuyobora, akunda gufata inshingano kandi agira ikinyabupfura. Izina rya gatandatu ni Agabe Henry Carter White. Henry rikomoka mu Kidage, risobanura umwami w'urugo. Urifite agira inshingano, akunda umuryango kandi yita ku bandi. Carter rikomoka mu Cyongereza, risobanura utwara amagare cyangwa amakarita. Urifite akunda gukora cyane, yihangana kandi yiringirwa. Izina Wyatt rikomoka mu Cyongereza, risobanura umunyembaraga cyangwa intwari. Urifite agira ubutwari, akunda kurengera abandi kandi ntabwo yikunda. Izina rya karindwi ni Imanzi Isaac Elias Adrian. Isaac rikomoka mu giheburayo, risobanura azaseka cyangwa azana ibyishimo. Urifite ahora yishimye, akunda guseka ndetse akunda gusetsa n'abandi, ahorana urugwiro. Izina Elias rikomoka mu giheburayo, risobanura Yawe ni Imana yanjye. Urifite agira ukwizera, akunda ukuri kandi yubaha abandi. Izina Adrian rikomoka mu kilatini, risobanuka ukomoka ku nyanja ya Adriatic. Urifite agira ubwenge, akunda kwigenga kandi ahora ashaka gutera imbere. Izina rya munani ni Rwema Aiden Julie Nathan. Aiden rikomoka muri Ireland, risobanura umuriro muto. Urifite agira ishyaka, akunda gukora cyane kandi ntiyacika intege.
Julien rikomoka mu Kilatini risobanura ukiri muto kandi ufite imbaraga. Urifite ahora yishimye, akunda ubuzima kandi akunda gusabana. Izina Nathan rikomoka mu Giheburayo risobanura impano y'Imana. Urifite agira umutima mwiza, akunda gufasha abandi kandi yicisha bugufi. Izina rya 9 ni Rugwiro Aaron Connor Trevor. Aaron rikomoka mu Giheburayo risobanura umusozi muremure cyangwa ufite imbaraga. Urifite agira icyubahiro, akunda kuyobora neza kandi ariringirwa. Izina Connor rikomoka muri Irlandi risobanura ukunda imbwa zo guhiga. Urifite arizerwa, akunda inshuti kandi ahora aharanira ibyo yemera. Izina Trevor rikomoka muri Wales risobanura utuye hafi y'umudugudu munini. Urifite akunda abantu, agira urugwiro kandi arihangana. Izina rya 10 ni Sangwa Kian Axel Graham. Kian rikomoka muri Irlandi risobanura umwami wa kera cyangwa umunyacyubahiro. Urifite agira ikinyabupfura, akunda kwiga kandi ahora ashaka gutera imbere. Izina Axel rikomoka mu bihugu bya Scandinavia risobanura data ni amahoro. Urifite agira umutima utuje, akunda amahoro kandi afasha abandi. Izina Graham rikomoka muri Scotland risobanura urugo rwubatse ku butaka habogamaye. Urifite agira ubushake, akunda gukora cyane kandi ahora ari uwo kwiringirwa. Ni irihe zina wakunze muri aya mazina? Niba hari ibyo ushaka gusobanukirwa, ryandike muri komenti tuzarivugeho ubutaha. Kora subscribe niba utarayikora, ukore like na share, dukomeze tubane.